urera kandi ugakiranuka barambwiye ngo nyagora ku ngoma mwami Imana ni inkomangu uzahingurira. Pastor we bimeze bite? Isashiwe Ni sawa. None se ibi ni ibiki burimo? ndimo ndasenga. Ariko byacaga. Kuri kunyegera cyane. Hari ikibazo se mwegeye? Oya mu izina rya Yesu Kristo kakira na Yesu. Ariko jureka mu izina rya Yesu. Umva nyine nkubwire shyira kino kintu hasi. Mu izina rya Yesu Kristo. Umva nkubwire rero ubwo burozi bwawe bujugunye ahangaha tugende naho ubundi ugeze yahita byerekwa bujugunye sinzi rwose Imana uburozi bwanjye sinzi ko nabureka ese mburetse nakubaka gute nibwo nubakira pasiteri kuri atari gutwima ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Amen. Data wa twese tubanje kugushima, mushimiye kugira neza kwa Nyiringabo Imana. Ndagusabye Nyiringabo uyu munsi nyagora ku ngoma aya masengesho ngiye gukorera ahangaha Nyiringabo Imana niwe yuri kirere kuko Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo. Mbanje guhagarika nyagora ku ngoma mwami Imana gukora kw'abadayimoni Mana mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye kugira ngo nyagora ku ngoma mwami Imana uzubane nanjye ahangaha mu izina ryawe Yesu. Data Nyiringabo Imana ndakwinginze ngo ibyifuzo nzamukanye uyu musozi bisubizwe nayo kuko Imana ishobora byose. Nyagora ku ngoma mwami Imana nkeneye amafaranga mu izina rya Yesu Kristo uyatange kuko Imana ishobora byose. Urakoze kumva gusenga ni mu izina rya Yesu Kristo nkwambaje. Amen. uyu mugabo agira akazi. Umva nukwirirwa mu bihuru nta kazi agira. Reba ibipira aba yambaye abandi baba bagiye gukora mu mujyi ariko reba ibikweto ibipira yabuze ubwenge pe. Abangana ni babandi batubuzi bateye bose burako ko buragira Imana. Reka nze ngiye kumusuzuma niba yifite. Mfite umukobwa wanjye Nyirantu wa mukobwa wanjye arankorera akazi ngiye kureba ko nimbura mugabo asenga uskonye kuya kubireba. Nibyo reka tumugire mu mutege ndashaka kureba ko niba asenga Imana koko. Reka tugende tuye kureba wa mukobwa. Tugende rwose. Reba agakiza ukuri. Mu izina ryawe Yesu Kristo. Data Nyiringabo Imana ugira ibyifuzo nyagora ku ngoma mwami Imana usubiza kubera kuri Imana ishobora byose. Ndaguhamagaye Nyiringabo Imana Uwiteka barambwiye ngo nyagora ku ngoma uzantabara igihe ni iki ngiki ngo ntabare mu izina ryawe Yesu Kristo. Sinsangwa ngwikira kukabikora neza. Noneho ngiye kuba nguhaye umuzimya nyota. Mukobwa wanjye rero sanzwe nguha akazi kandi ndakwizeye ngiye kugutuma ujye kundebera uriya mugabo wigize umurokore kuko nimba akora uyu muti uragenda ujijisha umusiga mu mutwe umutwara ubwenge numara kuva kubikora arenga y'amafaranga kandi atenza nk'uzimizi nyota ayago hari ukuje mabuja urabizi ko akazi nge ngatumika ngiye kugenda nkurebere ndabizi rwose ndakwizeye nawe nizera ko itumereza udukashi twanjye nta kindi gifana nawe usibye amafaranga ngaho ugenda ugereye uzambwira uko byagenze akira akakantu wagenda ukamutera mu mutwe bayi ubwo nyine gutegereza ntugire ikibazo uyu muti twawukuye ku mupfumu w'icyangugu uwo muti rero urakaze rwose umva arahita kwemera. Umva nanjye ndizeye reka njye kubarebera. Mana mu izina rya Yesu Kristo urera kandi ugakiranuka barambwiye ngo nyagora ku ngoma mwami Imana ni inkomangu uzahingurira. Pastor we bimeze bite? Isashiwe ni sawa. None se ibi ni ibiki burimo? ndimo ndasenga. Ariko byacaga. Kuri kunyegera cyane. Hari ikibazo se mwegeye? Oya mu izina rya Yesu Kristo kakira na Yesu. Ariko jureka mu izina rya Yesu. Umva nyine nkubwire shyira kino kintu hasi. Mu izina rya Yesu Kristo.
ndagutwikisha amaraso ya Yesu Kristo, ndagutwikisha ijambo ry'Imana, ndagutwikisha ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, ndagutwikisha ijambo ry'Imana. Umva umuriro dayimoni mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Ufite dayimoni y'irari, ufite dayimoni y'irari mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ushaka kugwisha umukozi w'Imana, ushaka kugwisha umukozi w'Imana mu byaha, kandi twebwe dutegereje ibyasezeranyijwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma mwami Imana, uyu mukobwa n'umugenderere, uyu mukobwa n'umugenderere mu izina ryawe Yesu Kristo. Data wa twese umumanukire, Nyiringabo Imana, yaba umukozi wawe, yaba igikoresho cyawe, yaba umuvugabutumwa, yaba umuririmbyi mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese mwiza, waratubwiye ngo tugende tubwirize amahanga yose, abazemera tuzababatize. Uyu nawe ndamusengeye, uyu nawe yaba umunyago, mugarure Nyiringabo Imana, kuko uri Imana ishobora byose, kuri Data wa twese mwiza. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo nkwambaje, amen. Urakoze pe, nanjye uku ntabwo ariko nsanga, gusa umenye ko imisengere yawe ni iki, hari benshi rwose tuyishidikanyaho. Ubu rero nari naje numwe, ariko nsanze rwose ushikamye ku Mana. Reka ngende mbwira abantumye ko ibyo bamaye rwose byapfuye ubusa bitigeze bigufata. Genda ubabwire nabo bave mu byaha, kandi Kristo agiye kugaruka vuba. Kristo agiye kugaruka vuba, ari bugufiye. Ngaho genda, ntuzongere gukora icyaha ukundi, Imana iguhe umugisha. Yego urakoze. Erega muri iki nsanze muri gushika mwashinyonze, muzi ibintu bari bankoreye. Ariko mwabagore mubundi kuki musigaye mumenduke, aho bigeze namwe mujye mushorera. Bari bakora iki se madame? Uzi ibintu pasiteri yankoreye, yagenze mugende mu ncuke bonyene namwigize hagashinza akaba uriya mu pasiteri ntago abikozwa. Ubwo kuvuga akazi karakunaniye. Umva nawe genda bereka, genda bereka, genda bereka. Mureke mbasobanure. Uriya muti wanyu nagukora nagukora. Nawe umushyizeho uko mwabiri. Shakire ntuza hanze. Oya twagiye ahantu hari uriya mupasiteri ntago amenye. Ntabwo muzagenda tumenera ibanga, ahubwo mwicare mbabwire. Umva uriya mupasiteri arebayo. Tumenera ibanga, tuzakwica. Ngaho genda ntuzonye kugarura nane. Musege mbaze mbabwire, ahubwo mwebwe muzayoberayo. Baba we arabanitse. Ntabwo yadushobora, ntabwo yadushobora. Yego we. Umva niba bikunaniye, ndaje njye kureba murori nkwere, ndamutuma kandi arantumikira. Kira baragiwuhira mu nzira. Ese ubundi ko bwirirwa mushuka abantu mwebwe mwakwigiriye. Oya genda n'ubundi ntabyo ushoboye. Ndambaraga kugira nandi byawe. Uzapfura umutindi. Turashaka undi. Yego, ubwo umugabo ibintu yadukoze. Yewe data we. Ariko pasiteri twaza kumufatira mu cyuma. Pasiteri umva cyane. Muvuno ntabwo urarangira. Turareba mu mbere tugirayo. Kandi we ntabwo bimunaniye. Ntabwo birara. Senga senga ntabwiza guterera, ayiwe senga ntabwiza guterana. Ariko Mana uri nziza koko, ubwo ko watekereje gutera kino giti cy'ipera hano ubu wari uzi neza yuko umugaragu wawe azaza ashonje yarangiza akakiryaho. Mana ndagushimiye rwose, icyubahiro ni icyawe. Ariko Mana ndabyemeye ko na Eliya rwose wamutunze ukajya umwohereza ibikona ari munsi y'igiti. Ibi ngibi rwose bimbereye ikimenyetso. Uzana igiti gitere mu butayu rwose. Ndagushimye Mana, nkurambura icyubahiro. Mana we, cyoro ni cyawe rwose. Ayiwe senga ntabwiza gutererana. Ayiwe senga ntabwiza gutererana. Ko ninde numva uri kundirimbirira mu isambura? Cyawe nta mwana, ariko ndumva ijwi ari nk'iry'umugabo.
uretse nze Mana warakoze imyembe ari wagira ni muri Edeni rwose. kanze mbanze ndebe Mana warakoze rwose. igiti kiriho n'amahwa ubundi nkwereke icyo nkora. Umuntu mbere mu giti cy'amapera arindera ko niko yawe muntu mbere mu giti cy'amapera urakora miki Karame mubyeyi. Mubyeyi se ndi nyoko niko njyewe ndahinga mukaza gusarura ndavuze ngo manukira mu giti Akwambera umubyeyi nta gira vuba manukira mu giti ndakubwiye ngo manukira mu giti None se iki giti ni cyawe? ndavuze ngo manuka cyangwa yamwe ni mu ntabara hano hari umuntu wantaraye imyaka ndavuze ngo manuka Se mama kino giti ni cyawe? manukira mu giti none kiri mu isambu ya so Narinzi yuko ari kimejeje. kimejeje ibintu se biritora bikizana ku isi cyangwa twebwe tuba twabishyizeho amaboko yawe Nagize ngo hano ni mu butayu. manukira mu giti cyangwa usange abashanuka z'umukecuru manukira mu giti Ariko manukira mu giti abantu dusenga duhura n'ibibazo. nuba nd'umukecuru ndagusengamo manukira mu giti None se mama kino giti ni cyawe? manukira mu giti byavuba Basi mbabarira. byavuba cyangwa nimufate igisambo nimugifate di mugifate Ariko mana ubu none bindabikizwa n'iki mana kwambwiye mpereza basi wamaye kamwe oya genda basi wamaye genda ahubwo twumve ko nta nayo washyize mu bwenge nayo mama nayo rwose nayo mama wambabariye oya mama buretse twebwe inzego z'umutekano hari ukuntu tubikemura wambabariye ko tutamutesha abantu ahubwo ukuntu bimeze uyu mugabo njye nsanzwe mubona yiwe uyu ni umujura uyu ni umujura najyaga ntakanga ibiti by'amapera yanjye byashira mana warabivuze ko ariko wabatinyutse ibyago byose basumazamu naza kurikira umwami Yesu koko ndabibonye Nibango yi. Inkoni mu biti wahanga. Nagatanga impamvu ahubwo umugore barabikoze mu ibanga. Zikuzana barama. Neza kuri Imana ishobora byose. Ibintu ntabwo byarangira. Mva mukecuru. Mva mubwire. Uyu mugabo n'ubushize nanjye yaje iwanjye andira mu giti cy'intunzi. Yagiye mu giti cy'umwembe andira ibitumba. Uyu mugabo asanzwe ari igisambo. Ni igisambo kandi ni n'indayi. Ndamufungisha ntabwo rero uyu mugabo nta kindi kintu twamukorera asibye kwamagura akagari. Uyu mugabo ndamufungisha pasiteri wahe. Ngiye ku kazi ze navunitse mvuga ati ndaje ndiye ko narye gafite. Hari n'akaraye. Abagore barasambanye. Ntabwo biba. Kumbe namwe muramuzi di. Muramuzi? Yewe yitwaje Bibiliya. Nindaya. Nibyo. Reba igiti. Reba igiti. Ntabwo ngira. Iriwe. Yusufu yeka. Yewe no kuntuza. Bankundiye se Pasiteri ni murore. Ese ko mbona mwashungire pasiteri yabatwaye iki? Pasiteri kandi ndayawe. Ariko banza aba pasiteri none hanga. Ibintu mufatanye. Igiti cyanyu kimaze gushira. Uyu mugabo ariba ntago ari pasiteri. Rero njyewe uyu mutekano. Njyewe murazi ngiye mfite ibihamya biri gutuma magaraho kari pasiteri. Pasiteri wahe. Ibi. Njyewe ndabivugana. Mujije gatubwira. Uyu mupapa. Yambaye n'imwe. Njyewe uyu mupapa hari agatego nigeze gukora nyine yo kumwibonekezaho. Umutuma mu mapera ye. Hoya pe mukecuru mukuri nakora byinshi bibi ariko akageso ko kwiba ko sakanje. Ariko ko burayi ko kuragakora. Oya. Barakamwigisha. Nako kuburaya nibigora bibiri byacutse. Bishaka kunega kuri uyu mupasiteri. Ndagenda naragiye pe mukecuru byuma. Naragiye nsanga ni mu mavuta yo gusenga. Nukuri muyobora reka nkubwize ukuri. Uyu mupapa wenda none se reka nkubwire wowe. Yego. Ushobora kuba ufite nk'inzara umaze nk'iminsi 3 utarya. Ibyo ndabyumva. Uciye hariya kwitera nuko adakora. Ugomba gukoresha amaboko yawe. Baruzantabara. Nuko adakora.
ariko niba utimana izagutabara ugutumarira amapera wanamwishyurira yiba wenda weho uri kuza umuvugira neza ikibazo gihari hano uyibye telefone uyibye imyenda uyibye telefone bakarababeshya ikibazo umugabo ntabwo ari igisambo barabeshya hano hari ikibazo kimwe abagore ni mubize abagore ntabwo ari beza aba bagore izi zari inshuti zanjye turaziranye tugiye kumva icyamudugudu tugiye kumva icyamudugudu pasiteri tugiye kumva icyamudugudu umwanzuro wa mudugudu mureke mbabwire rero ikintu ngewe ngiye gukora nk'umuntu ushinzwe umutekano rero ukuntu ndimo mbona ikibazo kiri hano ntabwo ari amapera gusa ahubwo wagira ngo hari ikindi kintu noneho rero niba ikibazo gihari ari icy'amapera twese turi abantu bakuru tuzi ubwenge uyu mugabo turemera neza ko yibye amapera y'abandi dore igiti yakimazeho amapera kandi yari ari yashyizeho panamo umva ngarambara twakira pasiteri inkweto gufata umuntu w'umupapa ukamukuramo turekere pasiteri utwana mwijyanira yatumaze reba kiramuhindukira kiramugaciro oya kiramugaciro pasiteri nese ubundi ikibazo mufite pasiteri niyishyura amapera tubwira icyo ukeneye ushaka iki wenda ngo tukwishyure kandi igisambo ni igifashwe cyafashwe iki giti cyanjye arakindiho ureka mbikemure rero sasa nkamuteka icyo akeneye amapera yanjye tuza mu ndekera mama ajya kumva ndi kumwe nawe ceceka bagiye kutwishyura mureke sara akeneye amapera yanjye igiti cya abazukuru banjye baraza bakabura amapera yo kurya mwayariye ngo murirwa musenga amapera yanjye basengera mu ishyamba ryacu urifuza amafaranga angana ati kandi ndabafunga ikibazo si amafaranga nimukomeza muvuga amafaranga mukeneye urafunga twebwe urafunga tugana uyu yibye ariko umugira ari mwumve mwese yibye ashaka kumudukikisha kwanza witunikira mama muduguza mama ajya kumya sende kumwe nawe uyu mugabo uteze amatwi ubona abantu basonda bari mu isibo yawe ureba nta n'umwemerewe no kongera kumukora aranyishyura jewe nshinzwe umutekano mama ntabwo byemeye jewe nshinzwe umutekano nawe ntacyo umaze amapera yacu kugira ngo amapera yawe tuyakwishyura amapera yawe gira hino tuvuga uri kumujyana he uri umuvuganira hano mwivuganye mwimbaga yamwishe mwimbaga nyamwishyura muganira umva mwere umutekano uri umugore ntabwo niyo bibiri pasiteri gura rero mama ukuntu amategeko avuga igihe wibye yemera icyaha akemera no kuriha muri makeya nta kintu cyatuma tutakuriha ese urifuza amafaranga angana iki kugira ngo umva muteka nkurikije ikibazo ndakibona ukuntu igiti cyanjye cyabaye murampa amafaranga 2020 erega uyu ni umunyarwanda nawe uri umunyarwanda nanjye niyo mpamvu mubabariye ubwo izo ni imbabazi 2020 nese waretse tukavuga kuko yari guhita nyishyura n'isambu kiteyemo kuko barahabyinanga n'imyaka nteye hasi ntimera watse tukaguha magana abiri tubikira magana abiri umujura ari kuvuga
umva kadogo we mwana mutoya cici kutuze umuhinzi uhinga ahangaha yishyura ngaho sasa rero ndabona ukeneye ko iki ripera ryawe rigura nk'ikibanza cyane uruveje ibihumbi 20 urimo uvuga hano ntayo tuguha ahubwo tugiye kukwishyura amafaranga 600 utavaho n'ijana kuko twabaze dusanga hano ibyangiritse bitagira muri ayo mafaranga ubwo murayasangira hano ndaje mwishyurire neza rwose ariko nanone ikindi kibazo ariko mama yakiriwe nda nubwo twahombye turaguye 600 gusa bakuyakira nubwo twahombye bakuyakira nubwo wambabariye mama wambabariye mureke wenda ababuze no gukora pasiteri tubyakiye gari mujye no kumfotora ko reka tumufotora uyu mugabo tugiye kumufotora mama nitwongera kumubona mu mapera yawe impamvu mubabariye yewe ndamufunga impamvu nibyo bihumbi 20 numvishe yuko ari menshi mukaba mumpaye 600 nkayemera uzi impamvu muteka nuko najyaga mbonamo abana none nkaba nabonyemo umuntu w'umugabo urikumva koko buriya yarashuye ariko iyo ansaba nibyo 600 ntago nari kubimpa mama wambabare ntago nzongera ubutaha rero mubabarire ugisaba nizamba pasiteri wacu mubabarire n'ubakira namubabariye ariko munyishyure mama ikibazo ntago ari amafaranga basi mumena twatundi nayo ntabwo nimwakirira mumena twatundi nayo nakira kose ubwo watuma ndadushira abana kwigende shano mama kwigende okay rero ukuntu bimeze hano bicyanje yabari aruzu urakoze man ari kigaga cy'umupasiteri aranashonje mani guha umugisha pasiteri hano ntabwo tubyemera sinzongere kukubona mwiza akira nkuwe n'impano urakoze ndagushimiye kubera ikibazo nkuyemo bwashize waraje bakunteze uzunyigiraho marayi ndagusengera ibyo ngibyo urabireka aka gatabo handitseho ngo abicishije bugufi bazaragwa isi amen imana iguha umugisha ibintu biri muri isi byose imana izagukubire 7 bwa 7 izaguha umva urakoze nanjye ntabwo yari ngiye byari ibigore ni ikigare kibi ndakoze kumbugira reba hano ubanza uvugane na mutekano aba bose mbere yo kuvugana na mutekano nabanje avugana nawe afitanye uyu mwana ariko uyu mwana ubu ntago anywa itabi ahaha waratsenga gusengera basi ndimuza nawe hano ntago ari mu rusengero kumvikane uyu mugabo ninongera kumubona muri izi karitsiye zanjye nyoko nako mwiki giti ninongera kumubona muri izi karitsiye nzahita mufunga nave hano agenda nagenda ari usengese genda ndasinyirwa n'abandi batari wewe nawe ninongera kubona unywa itabi nzagufa nta kibazo kumbona ukubyumva yararyoshye ariko n'amapenzi Imana yanjye ntabwo naherukaga akagage ndahita njya kunywa n'akagage agenda njya guhahira umwana wanjye turye neza uyu munsi cya gicucugo cy'igipasiteri n'ubutaha nzagisangemo cy'impena yanjye ubundi zinywi ntibampaye amafaranga reka nze ndagura amakara ugenda ndagura amakara kagenda ateka kumba buri munsi ubu ngiye kubanza nywa akagage nimara kunywa akagage ubundi ngura amakara ubundi niyagezweho sha ukuntu icyuya cyawe kindenze ngo ndi gutoragura inkwi kumana we urankoreye uyu munsi ndateka kumbabura imbabura ninayigezweho hagari njye uzahora mu nkwi ubwo umwami imana izantabara nicyo gituma ntamwara mera mu maso akaba nkuru ndimo ndarota cyangwa hanze hari ndi kuroba nibyo ndi kubona se amafaranga ibintu simbona bisa nk'amafaranga ra yamaye nkabona bidashirayo
ariko mana amafaranga ntoraguye harimo n'amadolari. Yesu wenda gushimye koko ariko subiriza kwireba mana ndagushimye kanjye kunywa agafanta nzatanga n'ituro ry'ishimwe. Mana warakoze rwose warambwiye yuko rwose uzangirira neza. Izi ni intangiriro z'ibyiza. Ndanatashye rwose Mana usega kwanjye wakumvise. umva ngo hari amakuru rero wa mupasiteri asigaye yarakize ya mana asenga ni ukuri yaramutabaye. njyewe ndashaka kuzajya akansengera nkava mu byaha. ni ukuri nawe ushatse bakuha uburozi bwawe tukagenda tukihana natwe tukakira agakiza. n'ubundi nabonye iby'iyi si nta mumaro ni ukuri. umva nkubwire rero ubwo burozi bwawe bujugunye ahangaha tugende naho ubundi ugeze yahita byerekwa. bujugunye ntabwo yabyerekwa bujugunye rwose ndarerekwa n'inzoga tugiye kuyireba rwose. sinzi rwose Imana uburozi bwanjye sinzi ko nabureka se mburetse nakubaka gute nibwo nubakira. uburozi bureke Imana ijya yubaka. tujye kwa pasiteri dusenge. none urakishijwe amata ndumva mukanyatsemo agakiza tugenda dusengera. nayo ijya kureba ndebe niba kukareba nitanga none arahita kwerekwa n'ubwo burozi arahita bubura. reka tupfe kugenda ndebe ko tuzagera. Mwiriwe neza bane bandi bari gukomangara. Ni karibu pasiteri mwiriwe neza. Yesu nashimye cyane aho ngaho muraho neza. Yesu ashimwe mumeze neza. tumeze neza nta ntubazira kumbona ufite isoni se wowe. ibyo nakoze neza ariko nta cyaha Yesu atababarira. hari ubwo wishe se? usaba ngo Yesu yababarira n'uburozi nagendana wa mukobwa ugize kukuzaho sinjye se wari wamwohereje. umukobwa wari wigeze ku nzu ndi mu butayu niwe uri wamwohereje? yaje afite abazimu n'abadayimoni. narebye ndavuga hereka nanjye nze nihane ko namaze kubona ko ufite Imana. rero nari nzi nyine ngo nihane unansabira Imana imbabazi z'ibyo nakoze nayo ngiye ko Imana yambura. ariko mubona ko gukorera Imana nta gihombo? nta gihombo nateye n'imbere. cyagiye ubwo natoraga amafaranga natoyemo n'amadolari mpita ngura inzu ndangije abona sinakeye. ntabakoreye Imana rwose uzagira icyaha. nanjye ni ukuri nsengera ngasabira Imana imbabazi ndebe ko nanjye ibyaha nakoze nanjye Imana yawe. ubwo muratura ariko ndabanza nsome ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere n'ubundi ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. mo turabyumvikanaho? iryo jambo murimo murabyumva? mwemereye guhindukira Yesu umwami n'umukiza? turabyemera pe. turabyemeye. mupfukame rero mbasengere. mupfukame mbasengere. Imana itubabarire. nta cyaha Imana itababarira. nta cyaha Imana itababarira. wabujugunye cyagiye nitwe twagushinzaga ibinyoma. cyagiye murabizi neza ko mwasanze mu giti cy'amapera n'indi mu butayu. nta n'Imana itakora umuntu. Mana data wa twese turagushimye. tugushimiye kugira neza kwawe. aba ni abajakazi bawe ariko se mwabanje kwatura. ndumva hari ibintu mwebwe nta bintu mugikenyereye. Imana imbabarire rwose. mbabarire njye nabitaye ntabwo nzasubira kwa Satani. ntimuzagambanire bene so. ntabwo tuzabikora. murabizi neza ko Satani yagambaniye Yuda yagambaniye Yesu Kristo yarangiza akicuza bikarangira yiyahuye. rero ndabasaba ngo aka kanya ntimuzongere kugambanira bene so. nambugirije induru ariko ndagira mbabwire Yesu abababarire. Mana data wa twese ndagushimye. aba ni abajakazi bawe wabashyira muri korali baba abahanuzi bawe aho abandi babirambitse bo bakabijyamo mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. reka nyagora ku ngoma mwami Imana ibi bagenderamo bidafite nyagora ku ngoma mu mumaro. ibi ngibi ubije
tujugunye mu izina ryawe Yesu Kristo data wa twese mwiza ayi data wa twese nyir'ingabo Imana data nyagora ku ngoma urakoze kumva gusenga mu izina ryawe Yesu Kristo muri mwebwe hari umuntu Imana igiriye neza Imana we kugiriye neza mu izina ryawe Yesu Kristo ndagushimye mushimiye kugira neza kwawe Imana wowe guhaye amafaranga yaguhe mu izina rya Yesu Mana ndagushimye kumva gusenga ni mu izina ryawe Yesu Kristo kandi mushimiye kugira neza kwawe kandi mwumve mbabwire wa mukecuru nagiriye mu giti cy'amapera muzamubwira azaze nawe rwose muha amafaranga kubera yuko Imana yangiriye neza ndagushimye kumva gusenga ni mu izina rya Yesu Kristo mwambaje amen ngo mugende munezerewe kandi muzajye mu rusengero Imana iguha umugisha sawa namwe Imana ibahe umugisha mumubona umukecuru muzamubwire nawe azaze sawa rero simbaherekeje musanze ndi mu ijambo ry'Imana sigane n'Imana sawa sawa natwe nayo ariko Mana ndagushimye mushimiye kugira neza kwawe rwose Mana ndagushimye rwose haleluya ubwo abambonagamo ko inkora busa basigaye bahindukira kubera izina ryawe ndagushimye Mana haleluya haleluya ndagushimye Mana uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu Yesaya 60 umurongo wa mbere avuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye Imana ishimwe ndagushimye Mana kubera ko umucyo wanjye wandasiye uyu munsi nanjye nkabona ineza yawe ukabanya guhora ku ngoma mwami Imana hari ibyo wanyeretse Mana hariho abantu bakiri mu buyobe ngiye kubabwiriza ibyo kugira neza kwawe kandi nyagora ku ngoma mwami Imana ndagushima azakurikire umwami Yesu ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru